buriya gahunda yacu yo gusobanukirwa ubwoko bw'inkwavu bwiza ndetse namwe mu moko menshi y'inkwavu ahari kugira ngo bidufashe gusobanukirwa ubwoko bwiza twakiyororera, aha ngaha bigusaba gutega amatwi iki kiganiro kugira ngo wungukiremo byinshi. Aha ngaha ndizera neza ko uraza guhitamo ubwoko bukunogeye kuko tugiye kuvuga ku bwoko bwinshi cyane kandi bwiza bunakurira vuba, tubuvugeho byinshi cyane tuvuga uko zibyara, ibiro zigira, uko zikura kugira ngo bidufashe kubisobanukirwa. Aha ngaha twari tumaze iminsi dukoze ikiganiro cy'ubwoko butanu nanone wahitamo ubwo wakorora. N'uyu munsi ndagira ngo urebe kino kiganiro urebe ko hari ubundi bwoko bwiza wewe wakiyororeramo. Ubwoko bwa mbere tugiye kurebera hamwe ni American Chinchilla. Ubu bwoko buzwi cyane kuko nabwo bukunzwe korora cyane ahantu hatandukanye. Aha ngaha impamvu bukundwa cyane bubyara hagati y'abana 6 n'9. Urumva impamvu bukundwa cyane, buhavuka abana benshi nyine bashoboka kandi urukwavu rukabacutsa. Urumva ko ni ubwoko bwiza cyane. Ikindi urukwavu rumwe rushobora gupima hagati y'ibiro 4 na 6. Urumva ko ni urukwavu n'ubundi ruba rufite ireme ku buryo buri muntu wese yakifuza kuba yarworora. Aha ngaha ruboneka mu mabara asa agiye gusa nk'umukara y'ikijuju nyine. So ni ubwo bwoko bwitwa American Chinchilla, bukaba ari ubwoko bwiza cyane kuko nyine bukunze no kuba bwakororoka byihuse cyane. Ndizera neza ko ugize icyo ubumenya. Ku mwanya wa 2 English Rock. Ubu nabwo ni ubwoko ariko abantu ntabwo babumenyereye cyane kuko ntabwo bukunze kuboneka mu bihugu by'inaha ngaha nko mu Rwanda cyangwa se hano hafi nye. Usanga ariko nabwo ni ubwoko bwiza cyane kuko nabwo rubyara hagati y'abana 5 n'8. Urumva ko nabwo ni ubwoko bwiza cyane, waba ubonye aho nabwo ni bwiza kuko nabwo bupima ibiro hagati urukwavu rumwe rwapima ibiro hagati y'ibiro 4 n'igice kugeza ku biro hafi 7. Urumva ko nabwo rurakura cyane, ni ubwoko bwiza cyane. Rugaragara mu mabara nayo asa nayo ni ikijuju ariko bwe gusa n'umuhondo havanzemo na cyeru. Rukaba ruzwiho kuba runagira nyine amatwi maremare asa n'ayamanutse ajya hasi, ubwo izindi gaba gari hejuru ubwo gaba gamanutse gasa nk'ajya hasi. Birumvikana neza ko nabwo ni ubwoko abantu bari batamenyereye ariko wowe twabanye muri uyu munsi urabumenya. Ku mwanya wa 3 French Rob. Ubu nabwo ntabwo ari ubwoko bwimenyerewe cyane kuko ubu bwoko busangwa mu Bufaransa, niho bukunze kuba cyane. Zibyara hagati y'abana 5 n'8. Urumva ko nayo ni igipimo cyiza cyane cyo kubyara. Ugasanga nk'urukwavu rumwe nabwo rupima ibiro 5 kugeza kuri 7. Urumva ko nabyo ni ibiro byinshi cyane ku buri mworozi w'inkwavu ushaka kurugurisha cyangwa se no kuba yagira nyine mu kuyakorera mu buryo bw'inyama nabwo ni byiza cyane. Ikindi nabwo rugaragara mu mabara y'umweru n'umukara. Aha ngaha hafi ku jisho n'akantu kari hejuru yo ku munwa aba ari umukara, n'inyuma igice cyaho hagati nicyo kiba ari umweru. Urumva ko nabwo ni ubworozi bwiza cyane bugaragara ko nabwo bwatanga umusaruro. Ku mwanya wa 4 hari ubwoko bwitwa Satin. Aha ngaha nabwo ni ubwoko nanone bumva ko nyine tutamenyereye cyane kuko nabwo ntabwo rukunze kugaragara cyane. Usanga ruba nyine mu bihugu by'i Burayi, usanga bazorora ngo mu nzu nk'amapeti. Noneho rubyara hagati y'abana 6 n'10. Urumva nabwo ni ubundi bworozi bwiza nawe twakizanira aha mu Rwanda nabwo bwororoka cyane. Aha ngaha kuko nabwo rupima ibiro hagati ya 4 na 5. Urumva ko nabyo biri muri mwayene ntabwo ari bibi. Urumva nabwo ni ubworozi bwiza cyane, buri mworozi wese kubworora byamufasha kuba yazamura ubworozi bwe. Bugaragara nabo mu bara nimba nabyita nabyita ikijuju kuko rugiye gusa nk'umuhondo. Urureba hano ku ifoto nawe urareba ukuntu rusa. Nizere ko nako nabyo mubisobanukiwe. Ku mwanya wa 5 turahasanga urukwavu rwitwa Harlequin. Urukwavu nabo cyangwa se ubu bwoko bw'inkwavu nabwo ntabwo bumenyereye kuko ntabwo busangwa ahantu henshi cyane. Gusa rubyara abana hagati ya 6 n'9. Urumva ko waba ubonye ubu bwoko nabwo ni ubwoko bwiza cyane buri muntu wese yakishimira kuba yakorora. Aha ngaha rupima ibiro hagati ya 3 na 5. Urumva ko nabyo biri muri mwayene, uba usanga nabwo yaba ari byiza cyane. So ubu bworozi nabwo navuga ko rufite umwihariko bwo kuba bukura
kuko nabwo nyine ni ubwoko budakunze gupfisha abana, ugasanga nyine bwororoka neza, ni umwihariko wabwo. Gusa ku mabara yago uretse ko waba uriko urareba hano mu mashusho naho ubundi bigoye kuba wabisobanura, ni umukara uvanze n'ikijuju nyine bigiye birimo amabara atatsemo ukuntu, murabibona aha ngaha ku mashusho ukuntu rumeze. Ndizera neza ko nabwo ubu bwoko nabwo mubusobanukirwe kuko ntabwo mwari mubumenyereye. Ku mwanya wa gatandatu Chimpanzee Dog. Ubu bwoko nabwo mushobora kuba mubwumvishe ari bishya mu matwi yanyu, gusa mugomba kurureba uko rumeze n'ubu bwoko mukabusobanukirwa. Bubyara hagati y'abana 6 n'9, urumva nabwo ni ubwoko bwiza cyane wakiyororera nk'umworozi w'inkwavu ukaba bwakugeza kure. Zipima ibiro hagati ya 4 na 5. Urumva ko nabwo ngo kubona wakorora izi nyama nazo birumvikana biba ari neza cyane kuko zifite umwihariko wo kuba zakura vuba. Ikindi rukaba rugaragara mu mabara agiye gusa nk'umukara nk'uko muri kurubona mu mashusho, Chimpanzee Dog. Aha ngaha nabwo ni urukwavu rwiza cyane buri muntu wese yakishimira ko kuba yarworora. Ndizera neza ko nabwo mubusobanukiwe. Ndizera ko kugira ngo iyi video itaba ndende, ndizera ko twagarukira aha tukaba twakora n'igice cya kabiri kugira ngo bikomeze bidufashe kuba twahikitiramo ubwoko nabwo bushyashya tutari tuzi kugira ngo tugire icyo tubumenyaho. So reka tuzahurire muri icyo kiganiro tuvuga ku gice cya kabiri cy'iki kiganiro.